hari ikintu wigira muri buri kantu kose uzasanga mu ijambo ry'Imana. Hariho n'ibyo usangamo bibaza ariko ibi ngibi bimara iki hano? Sinzi niba mujya mwibaza icyo kibazo, ariko Bibiliya ikatubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, na ya mirongo igikunanira nayo yahumetswe n'Imana, kuko ni ibyanditswe byera bihe byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka no kumutunganya, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abatunganye rwose ashobore gukora imirimo myiza yose. Niko Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 16. Hari igihe kinini namaze hayangwana, ariko iyaba ari igihe wanditse Bibiliya ibisimba narabishyizemo. Ibi ngibi by'intashyo zuzura chapitre yose mu byari ngombwa, ko burya abantu batari sociale cyane nkanjye, buriya ntabwo abantu babizi, ntabwo ndi umuntu mubi, ko nta nubwo ndi umuntu mwiza cyane, ko buriya mu bantu bakunda ibintu bya sociale, bakunda gutaha ubukwe, ndabutaha, abantu bakunda ibintu by'ibirori, kunda gukora za anniversaire. Jewe rwose gukora anniversaire mba numva ariko anniversaire ni ngombwa. Cyambere itariki navutseho ntabwo nyiza, si gukora anniversaire gusa ngo iyo mbajije mama mbwira ko navutse mu kwezi kwa 8 barangije gusarura amasaka, padiri agiye kwandika yandika ko navutse mu kwezi kwa 5. Niba yaritiranije gusarura amasaka no kuyabagara, sinzi byari byo byose byarivanze, nisanga mu kwezi kwa 5 kwese ubundi ni ngombwa. Ariko ntabwo aricyo kibitera, kuko gusa biba bitandi mu maraso, ibintu by'iminsi mikuru bya sociali, bya hobe bya erere. Ariko hariho rero ibice mba naragabanije muri Bibiliya yaba ari gihe wayanditse. Kaburi hari Paulo yandika agashyiramo amazina y'abantu bose, manavuze ngo unayirize na bene data bose, aba ndarangije. Ariko Paulo buriya bifite ikindi bivuga. Imana yo ntabwo ituzi nka bose, ntabwo ivuga ngo abanyaremera bose, oya. Bibiliya iratubwira ngo ituzi mu mazina yacu. So iyo twicaye hano ntabwo ivuga ngo nabonye abanyaremera bateranye, ituzi mu mazina yacu twese. Wampa memoire nk'iyayo singe nibagirwa, wagiye abantu noneho bwarashaje neza. Hari abantu cyane cyane abo tutangana rero, abakecuru iyo bambwiye uko bitwa nta kibazo ngira cyo kubibuka, ariko ntuzambwirize isuri n'inkumi. Turahura pastor harya wambwiye ko witwa nde, nabo pastor mpora nkubwira. Ubu harabona ashyize ku gihano cyo guhora banyibutsa uko bitwa, urumva atari ikibazo. Ariko Imana yo ntabwo ikenera umuntu wo kuyibutsa uko witwa, ituzi mu mazina yacu. Rero nubona muri Bibiliya bya bintu by'ibigenealogy by'amazina, ngo Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara Peresi na bene se, burya Imana yo ahubwo nabo bibagiwe y'ibirimo kubashyiramo. Amen. Ni ikintu gikomeye cyane. Nta kantu na kamwe ko muri Bibiliya kadafite umumaro. Nibyo bibwira ko bidafite umumaro. Uzi hari abandi bagera kuri handi bavuga ngo n'imikara yakabayonga, n'imyenda y'imihengeri n'imihemba, ngo hano uzafungishe ngo udukwasi twizahabu, ngo tuzabe dufite shekeri zingana zikabatse. Nk'ibi byari bimaze iki? Ari ukamenya ngo Imana yacu ni Imana ya detail, sibyo? Hari abantu bazi yuko Imana ireba ibintu grosso modo muri rusange. Nujya gukiranuka nabwo ujye ukiranuka ugeze no kugakwasa, kuko nako Imana yari yakabaza. Iravuga ngo nge narabaze ngeza no kuri pengle, ndabara ngeza no kuri agarafe bazakoresha bafatanya impapuro. Wowe rero ukagenda ugafata za agarafe z'abantu ukazitwara, ariko ngo buriya murabona hari icyo bitwahera. Njya mbabwira nkikoraho kaba ibintu byinshi, ya muri paruwase waba bikeya nuko mwibeshye ngo haba hari byinshi.
yigeze guhura rwose n'umudamu yifatiye ipaki y'impapuro ashyira mu isakoshi, ndamubwira nti se izi mpapuro ko uzitwaye? ati yatarabuze pastor tubana icyo nari na pastor timuri komun yatarabuze timuri ubu urabona ari ikintu kinini. None se ipaki tuyigura twateganyaga kuzatwara rim of paper batumye umwana. Uze bamwe muri mwe ntimujya mubikora barazamuka ka rim of paper ngo hari icyo gatwaye, ariko muri budget ya entreprise rim of paper bayigura ntabwo bateganyaga yuko uzayitwara ngo uyihe abana bayijyana Kigali Parents cyangwa se ahandi batuma rim of paper. Yari yo gukora ku kazi. Buriya Imana yo ijya muri detail, utuntu duto n'utwo ngutwo nyine tw'imikara y'akabayonga n'imihengeri n'imihemba n'amabara yabyo uko bigomba kumera ku Mana biba bifite agaciro kabyo. So ibyanditswe byera byose reka ne kubitindaho kuko ibyo ntabwo biri mu nyigisho yacu. Ubwo navuga ku gice cya 16 mvuga nti nacyo tuzakiga kuko kuwa mbere tuzakiga, ariko uyu munsi tuze ku cya 15. Icya 15 rero nacyo turakihutamo kuko kiroroshye. Ubundi urebye sinzi njya mbivuga n'abandi bize theology barabizi, umuntu washyize imirongo muri Bibiliya sinzi icyo yashingiyeho. Ubundi igice cya 14 cya 15 cy'Abaroma cyari kuba gifatanye n'icya 14. Niba yararebye akabona kiriho igice kirekire cyane akabikata, ariko uburyo bikase ubundi igice kinini cya 15 kiri muri 14. Kubera yuko nitumara gusoma muraza kubibona 14 twarimo kwiga ukuntu tutagomba gucanirana imanza, tugomba kwihanganirana, abafite imbaraga bakihanganira abafite nkeya, urya inyama akihanganira uitungirwa n'imboga, kandi urya imboga nawe ntacira urubanza uwirira inyama, mbese ibintu byo kudacanirana imanza. 15 rero usanga bikomereza aho ngaho, ku buryo uretse agace gatoya Pawulo atubwira iby'umurimo we n'ingamba afite. Ubundi 15 igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 13 cyagombaga kujyana na 14, kuko usanga ibivugwamo ni continuité, ni ugukomeza ibyavugwaga muri 14 byo kudacanirana imanza, byo kwihanganirana, abafite imbaraga bakihanganira abandi. Mu magambo make biravuga ngo uyu munsi ubutumwa Pawulo yashakaga guha abanyeroma waburangiye. 15 ni umusoza, 16 nako ababwira abo bazamutahiriza. Amen. Ariko ikintu ngira ngo dusigarane tuzajya dukomeza kwibukiranya. Ushaka kumva neza uru rwandiko rw'Abaroma uko twagiye turusoma, ubundi biroroshye cyane kubyumva, kuko Abaroma Pawulo mu gice cya mbere n'icya kabiri atangira yemeza abantu bose ko bakoze ibyaha. Igice cya mbere akemeza abanyamahanga ari b'Abayuda bitaga abapagani. Mu gice cya kabiri akemeza Abayuda akababwira ati namwe nubwo muvuga ko muzi Imana ariko mutukisha izina ryayo kubera ibyo mukora. Noneho igice cya gatatu akarangiza mbese agafata umwanzuro akavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Amen. Noneho agatangira kubabwira atari ko nubwo bimeze bityo hari agakiza katangiye ubuntu katabonerwa mu mirimo, katabonerwa mu kubahiriza amategeko yandi, kabonerwa muri Yesu Kristo. Noneho igice cya 4 n'icya 5 agatangira gusobanura gukizwa mu kubuntu ndetse n'icya 6 icyo ari cyo. Kavuga ati ntimunyumve nabi ngo mugire ngo mbabwiye ngo dukizwa ku buntu bivuga ngo tujye twigendera uko dushaka, ahubwo ubuntu bw'Imana bwatugize abana b'Imana. Bumaze kutugira abana b'Imana dutegerejweho kwitwara nk'abana b'Imana. So uwibwira yuko gukizwa ku buntu bimuha uburenganzira bwo kwisubirira mu byaha aba yishuka, kuko ukora ibyaha ntabwo aba ari umwana w'Imana, kuko amategeko ni indangagaciro z'abana b'Imana. Amen. Ariko twebwe ntabwo duhabwa agakiza kubera ko twubahirije amategeko. Nicyo n'uno munsi abantu benshi baracyabyibeshyaho, ugasanga barimo barapima niba umuntu akizwa bashingiye ku majipo n'uburebure bwayo, bashingiye ku misatsi yidefurije n'itadefurije,
bashingiye ku mikufi, abambara imikufi n'abatayambara n'indi mihango myinshi, akaba ari bashingira bakakubwira tuyarakira. Bibiliya ikavuga ngo no, agakiza nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru kabonerwamo uretse rya Yesu Kristo. Amen. Ariko yarangiza akabikosora kugira ngo abantu batazibeshya nkuko bamwe once again babyibeshyaho. Mu gihe cya Paulo mu gice cya 6 harabatangiye kuzana teori ivuga ngo okay fine, ubwo agakiza ari ubuntu, mureke twikorera ibyaha kugira ngo noneho Imana ibone nabi babarira. Nuno munsi ariko birahari kugira ngo ubwo wamaze kwakira Yesu, by the way tubyumvikaneho, hariho n'imvugo twazanye zitaba muri Bibiliya. Ibintu byo kuvuga ngo kwakira Yesu, ngo oya, ntabwo twakira Yesu, turamwemera. Buriya kwakira no kwemera biratandukanye, kuko kwemera harimo itegeko, kwakira harimo ubushake. Uretse ko n'ubundi burimo, ushobora kumwakira, ushobora kumwemera cyangwa si mwemere, n'ubushake bwanyu. Ariko abantu benshi uramubaza ariko urakizwa, narasengewe. Gusengerwa ntabwo ari kimwe no kugira Yesu mu buzima bwawe, kuko agakiza birasobanuka neza, ni ukwimenya nk'umunyabyaha. Twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Icyo ni igice cya 6. Ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho, sibyo? Ibyo ukabimenya ukava mu byaha, nubwo twakijwe ku buntu, ariko ntabwo bitwemerera gusubira mu byaha. Noneho igice cya 8 akatubwira imigisha yo kuba umwana w'Imana. Kabisubiramo akavuga ati ubungubu twebwe abana b'Imana twahawe umwuka w'Imana utadusubiza mu bubata, udutakisha ngo abadata. Ndetse turi abana b'Imana, ubwo turi abana turi n'abaragwa, ndetse turabaraganwa na Kristo. Igice cya 8 muzagisubiremo murebe, buriya niho mbese avuga ati ahangaha niho hakubiye avantage z'abana b'Imana, kuko hari responsabilité, hari na droit z'abana b'Imana, uburenganzira bwabo. Ariko byagera ku gice cya 12, ubundi niko Paulo yandika iteka ryose naribabwiye, arabanza agatanga les droits tubonera muri Yesu, uburenganzira n'ibyiza twaronyeye muri Kristo Yesu. Yarangiza guhera ku gice cya 12 kujyana iyo akaduha les devoirs z'abana b'Imana, kavuga ati rero ubwo muri abana b'Imana nimugende nk'abana b'Imana. Amen. Buriya niho ubukristo bworohera. Cyo njye mbwira abantu mwabwe, hari naho Paulo yene yavuze gundi abana b'Imana ntibakeneye kugengwa n'amategeko, ntabwo bakeneye igitsure. Nubona umuntu ukeneye igitsure ujye umenya ko ari ikirara. Ubundi umwana wibwiriza ntakenera igitsure, cyakora nezezwa no gushima. Buryo umwana iyo umushimye yakora neza ukamushima, nibura biramwafirima akamenya yuko n'ibyo yakoze wabibonye, kandi Imana izi kubikora neza. Niyo mpamvu yavuze ngo favor yanjye, igikundiro cyanjye kizaba kubanyubaha. Muzarebe muri Bibiliya kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya babisubiramo, ngo amaso y'Uwiteka ahora areba ku isi yose, ngo arebe ko hari abakiranuka, ngo kugira ngo abagirire neza. Haleluya. Petero yagiye kwa Koruneliyo, arebye ukuntu abantu bameze, ukuntu Koruneliyo aravuga ati noneho mbonye yuko mu isi yose abubaha Imana yo irabemera. Amen. Izo rero ni noneho hakabaho n'inshingano zacu, inshingano kabati ubwo muri abana b'Imana nimugende abana b'Imana. 12 akatubwira uburyo tugomba kugenda, uburyo tugomba kwitangira umurimo w'Imana, uburyo tugomba gukoreshereza Imana impano zacu, uburyo tugomba kubana na bene data, abaduhemukiye tukabababarira, tukabasabira umugisha, basonza tukabagaburira, bakwambara ubusa tukabambika, bagira inyota tukabaha icyo kunywa. Igice cya 13 akatubwira uburyo tugomba kwitwara mu gihugu, abadusoresha tukabasorera, abasaba taxe tukazitanga, tukumvira abayobozi. Igice cya 14 akatubwira uburyo tugomba kwihanganirana, abanyantege nke n'abanyembaraga bagashyigikirana kugira ngo ucumbagira tumwegure. Hanyuma 15 akabisoza. Amen. Akatubwira nibanga rye. Buriya niho ngiye kurangiza, hanyuma twinjire muri text. Hari ikintu njya nkunda cyane. Buriya abantu benshi dusoma muri Bibiliya, ikintu mbakundira
n'abarimu banjye, abarimu banjye, buri muntu wese uzabona Imana ivuga neza muri Bibiliya ujye umwigiraho, ujye ushaka ikintu uvuga ariko ibanga ry'uyu muntu ryari irihe. Amen. Umenye ngo Aburahamu, Imana yaravuze ngo Aburahamu ni inshuti yanjye. Ngo Enoki amaze kubyara Metusela ngo agendana n'Imana imyaka 300, ngo ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimuye. Ibanga ryo kabatse uyu muntu Imana yimuye ibanga ryari agendana n'Imana. Nowa ngo mu gihe cy'abantu bose ngo bari bonona ingeso zabo, ariko Imana ikamuvugaho akarira mu gato ngo Nowa yakiranukaga mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kavuga ngo kunda gafasha. Amen. Mose Imana ikamutangira ubuhamya, Baroni na Miriam batangiye kumunegura, Imana ivuga ngo mubyitondemo, Mose umugaragu wanjye twivuganira imbone nkubone. Mwebwe nzajya mvugana namwe mu nzozi, ariko uyu nguyu we twivuganira imbone ubone, nkuko umuntu avugana n'inshuti ye. Dawidi nubwo yakoze ibifuti byinshi, Imana ikavuga ngo uyu ni umuntu uhuye n'uko umutima wanjye ushaka. Kuko burya Dawidi nubwo yakoze ibyaha, murabizi yigeze gusambana na Basheba, maze gusambana na Batisheba abona Uriya ntashaka kumukura mu isoni ngo asibanganye ibimenyetso. Umunyabyaha yabaye umunyabyaha, n'umukiranutsi yabaye umunyabyaha. Yandika urwandiko abwira Yowabu ati okay, Uriya mumushyiraho akomeye bamuti kurapfa. Hanyuma kubera ko Batisheba yari yabaye umupfakazi, ubwo Dawidi yari afite uburenganzira bwo kumurongora. Aramurongora kugira ngo agire ati asibanganye ibimenyetso, umwana nazavuka bazavuge yuko nyine Uriya yapfuye yasize ateye inda, none ahubwo se agiye kumurera. Imana iravuga ati no ngiwe ndeba detail. Ariko Dawidi icyo yarushije abandi, wampa abakristo bameze nka Dawidi nabakura heza. Dawidi Natani yaraje aramuhangara kandi ari umwami, aramubwira ati umuntu w'umukire yari afite ibitama byinshi, aturanye n'umukene ufite agatama kamwe, ati kubera ko yatinyaga ko n'abajura bakiba, yararanaga nako mu nzu mu buriri kugira ngo akazirikaga iruhande rw'igitanda. Ati wa mukira abonye abashyitsi atuma kuri wa mukene agatama aragatwara arakabaga kagemura. Dawidi umujinya usituza ati uwo muntu mumundangira aho aherereye arambona, aramubwira ati uwo muntu ni wowe ujya gutwara umugore wa Uriya. Isirayeli yari irimo abagore, iyo ushaka n'abandi Imana ndiba yarabaguhaye igihugu kiri imbere yawe. Icyo Dawidi yarushije abandi, yafashe inanga bishyira mu ndirimbo za buri 3 zose, ya 32, ya 38, ya 51, ajya ku karubanda aratura abwira Imana ati Mana umbabarire nishe umuntu, ndi umunyabyaha n'umubyaha niho mama yansamiye, none umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Imana avuga ngo genda umumbwirire ngo uri ikigoryi ariko ndakubabarire ntuzapfa. Ubonye umwami wihana akabishyira ku karubanda. N'abakristo batoya uzi umuntu uhamagara kamurutera guse mwini data mwariko pastor ngo mwagiye mureba ibibareba, umva mbabwire bene data mwicaye hano, ibibareba ibindeba ni mwebwe. Muranyumva neza? Mwebwe mwese ninkusanga mu mafuti nkabikubwira birandeba, it's my responsibility. Ndi uburenganzira bwanjye kukubaza ibyo urimo kuko ndi pastori, nzakubazwa. Iyo muhaye rumarika ntabwo mba nivanga mu byawe. Ariko Dawidi Nathani yaraje yivanga mu bye, aravuga ati ndabizi Nathani ni umuhanuzi w'Imana ubwo abimbwiye, I must repent, ngomba kwihana. Ariko abakristo muri no minsi ngo bafite demokarasi, nabambia mu Mana ntabwo ari demokarasi. Demokarasi niyo gutura aba executive b'imirenge na ba meya b'imijyi na ba senateri. Imana ni umwami, kandi igihe iyo nkubwira mu izina ryawe, ufite uburenganzira bwo kwivanga mu byawe, ukabyemera cyangwa ukabyanga, ariko nge mbifitiye uburenganzira. Sibyo? Hano se ngo ari pastor ngo muraza ngo mukatwibasira nkabibasira nge
nzababwira kwihana muvuge ngo nabibasiye. Ntabwo mba nabibasiye, biri muri responsibility zanjye kubabwira ko mugomba kwihana. Erega muri no bizara abakristo bafite umudendezo iyo wigishije ku byaha. Reka nanyirize kuri iki. Mu Bwongereza umupastori baramuhamagaye, icyo gihe nabagayo, bamaze kumuhagarika baramubwira ngo hari amagambo tudashaka kuzongera kumva muri sermons zawe. Sin, sinner, sinful. Sin, sinner, sinful. Sin, icyaha. Sinner, umunyabyaha. Sinful, ibintu bikozwe mu buryo bw'icyaha. Aravuga ati rero nintababwira ko muri abanyabyaha, simbabwire ko mukora ibyaha, simbabwire ko imyitwarire yanyu iri sinful, iri mu byaha, ntacyo nzaba nkikora hano, so bye bye. Arasezera. Iyo kura rero ubigezweho. Abantu bashaka umupastori ubahanagura mu matwi, ubakirigita mu mbavu akabasetsa, ubatera joke, ubaha inzenya, akabantoteininga, akabamara irungu, ntabateze guilt n'umutima wo kwicira urubanza. Ahubwo mwihanganeho gatoya. Reka turangize kuzuza urusengero. Nzabashyiraho pressure yo gukizwa. Urusengero rungana kuriya rwuzuye abanyabyaha rurutwa n'akaruri karimo abantu 10, ariko bakizwa bubaha Imana. Nibyo Abayuda babwiye Yesu ngo wabonye ruriya rusengero rwiza, ati ruriya ni amabuye ageretse ku yandi, ati ku munsi w'amateka nta nibuye rizasigara rigeretse kuri rindi. Kandi ko byagenze muri 70 nyuma ya Yesu, umujenerali w'umuroma witwa Tito, urusengero baruhaye umuriro, ntihasigayemo n'akantu n'akamwe. Ibibuye twagerekeranije hano n'ibirahure, umutingito umurahagije ntibisigare bigerekeranye. Ariko niyo byanyeganyega mwese mwuzuye umwuka mufite Yesu, nta kimana ibibaye. Aho rero kwicara aho ngaho gusa tukababyinirira, tukabavugiriza ubuhuha ngo mukunde mu abantu beza, no. Buri icyo Dawidi yarafite, so buri muntu tugomba kugira icyo tumwigiraho. 15 twihute. Nabibonye hari igihe umuntu atangira kwigisha agatana ntabimenye, ariko burya nimubona natanye mba ndimo gutanira ku bindi ku mutima. Mba ndimo gutanira ku bindi ku mutima, kuko iyi ni iminsi yo gukiranuka, iyi ni iminsi yo kwezwa, iyi ni iminsi yo kuzura umwuka, kandi ibyo birajyana kuko twagiye tubyiga nyine dusoma izi nzandiko za Paulo. So 15 ni ibibazo bibiri gusa turi busubize, kuko nkuko nababwiye 15 ni continuity ya 14, hanyuma tugakuramo amasomo tugasoza tugasenga. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ngaho ngiye kubigisha igitabo kitari cyo. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni irihe somo Paulo arangirizaho inyigisho ye ku mibanire y'abakristo batanganye imbaraga. Ni irihe somo arangirizaho? Ko arasoza akavuga ati noneho imbisoze mbirike bisoze. Ni irihe somo Paulo asorezaho inyigisho ye ku mibanire y'abakristo batanganye imbaraga? Hanyuma ikibazo cya kabiri kuri icyo ngicyo birajyanye, ni iki kigomba kudutera umwete wo kwihanganirana? Kuko burya ibintu by'Imana icyo mbikundira iduha n'impamvu. Ni iki kigomba kudutera umwete wo kwihanganirana muri uko gutanganya imbaraga? Hanyuma icya kabiri tuza kurebaho kiravuga ngo ni irihe banga Paulo avuga byatumye ashobora kuvana ubutumwa i Yerusalemu akarigeza i Ruriko cyangwa akageza mu Butaliyani. Aba ariko mvuga kuko ahangaha hari mu gace ka za Albania n'Ubutaliyani bw'uno munsi. So ibintu Paulo avuga rwose ibanga ry'imbaraga ze, cyane cyane abakiri batoya, mujye mushaka utwo tuntu bizabafasha. Hari umwana twahoze tuganira kare, ntabwo ari uwa hano, yari yaje kundeba avuye kure, wa mwamikazi w'ishema. Arambwira ati navuye kure, ariko ati yewe niga muri Aziya, ati sinshaka gusubirayo, tunumvaga ntashaka gusubirayo, ntakubonye ngo
ngo nkubaze ibanga ryawe, ndamubwira ntaryo ngira, uzarindire mbanze mpfe icyo bazanyandikaho nicyo kizakubwira icyari ibanga ryanjye. Ariko rwari urwenya namuhaga, ndamubwira nti ryoroshye gutya, uzasome muri Bibiliya abantu bose Imana yagiye ikoresha bazaguha ibanga, umwe azaguha rimwe, undi aguha irindi, undi aguha irindi, undi aguha irindi, nuyateranya uzamenya ibyo nzi. Sibyo Manuel? Nawe uzabigenza utyo. N'abandi barimo hano bavuga ariko ngo twe turashaka, ntabwo ndi bumuvuge izina, ariko hari umwana umwe wigeze kuza arambwira, ariko nta nubwo akiba hano, nshatse namuvuga izina ariko si ngombwa, ati pastor yewe ndashaka kuzajya nigisha Elisa na Eliya, ati inshuro ebyiri. Ahubwo niyo nta shyari mfite, niba ushaka inshuro ebyiri uzarinde ugira imyaka nk'iyo mfite, ariko muri iyo myaka uzaba ukora ibyo nanjye nakoze kandi wongereho ibindi. Ubwo ushaka inshuro ebyiri uzakuba inshuro ebyiri ibyo nakoze, wongera amasengesho usenge inshuro ebyiri ayo nsenga, wongere gusoma Bibiliya ushyireho inshuro ebyiri n'ubwitange, hanyuma icyo gihe bizaba byoroshye cyane kandi Imana izagukoresha. N'abandi ubwo abajene mu bifate. So 15 turaza kurebamo ibanga rya Paulo mu murimo we kuvuga ubutumwa, niki cyamuhesheje ziriya mbaraga. Ibyo bintu mujye muhora mubyibaza, nubona umuntu ufite imbaraga yaba ariho yaba yaranapfuye, nugira Imana ujye ushakisha ubugeze, ndashaka kumenya ibanga ry'uriya muntu. Nuhura n'umuntu wakoze business agakira agaheza, kandi nawe ukaba ushaka kugira business irimo cash, ujye ushakisha abakoze business. Ibyo n'umuguru utari ko mbona ufite amafaranga wabigenje uti, mbwira amateka yawe, n'ibanga ryawe nkwigireho. Sibyo? No mu by'Imana niko bigenda. 15 mwahageze, murongo wa mbere bavuga ngo twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze, kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Nuko rero Imana nyiri ukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka, kugira ngo muhimbaze Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Se, n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Nuko mwemerane kuko Kristo nawe yabemeye, kugira ngo Imana ihimbazwe. Ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basogokuruza basezeranijwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo, nk'uko byanditswe ngo nzavuga ijwi rimwe ryawe mu mahanga, kandi nzaririmbira izina ryawe, kandi ngo banyamahanga mwese mwe mwishimane n'ubwoko bwayo, kandi ngo banyamahanga mwese mwe mushime Uwiteka, kandi amoko yose amuhimbaza. Yesaya nawe yarabisongeye ati hazabaho igitsina cya Yesayi, niwe uzahaguruka gutwara abanyamahanga, ni nawe abanyamahanga baziringira. Imana nyiri icyubahiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka wera. Bene data, nanjye nzi neza ibyanyu yuko mwuzuye ingeso nziza, mwuzuye n'ubwenge bwose, mukaba mwashobora no guhugurana. Nyamara muri uru rwandiko hamwe na hamwe nabandikiye ntabobera, nsa n'ubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana yuko nkwiriye kuba umukozi wa Kristo Yesu mu banyamahanga mu mirimo nkorera Imana muri Kristo, muri Yesu Kristo. Sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'Umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Ruriko, kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona, kandi abatabyumvise bazabimenya. Nicyo cyatumye ngira igisibya kenshi
kimbuza kuza iwanyu, ariko none ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu, ubwo nzajya Isipaniya niringira kuzabasura nimpanyura, kugira ngo namwe mubone uko mumperekeza njyeyo maze kubashira urukumbuzi ho hato. Ariko none ndagiye Yerusalemu kugaburira abera, kuko ab'i Makedoniya na Akaya bashimye gusonzoraniriza impiya abakene bo mu bera b'i Yerusalemu, bashimye kuzibaha kandi babafitiye umwenda, kuko bw'abanyamahanga basangiye iby'umwuka byabo, bafite umwenda wo kubafasha ku by'umubiri. Nindangiza ibyo maze kubashyikiriza neza izo mbuto z'ubuntu, nzavayo nyura iwanyu njye Isipaniya, kandi nzi yuko ubwo nzaza aho muri nzazana umugisha wa Kristo ugwiriye. Nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka, ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana nk'ab'i Yudaya batanyumvira, kandi kugira ngo imfashanyo njyana i Yerusalemu zishimwe n'abera, mbone ukunza aho muri nishimye. Imana nibikunda nduhukane namwe. Imana nyiramahoro ibane namwe mwese. Amen. Rwandiko rwanditse neza cyane. So isomo Pawulo arangirizaho ku bijyanye no kwihanganirana no kubana tutanganye intege. Wamaze kukibona ushobora kuza akatubwira. Hanyuma icya kabiri ni iki kigomba kudutera umwete wo kwihanganirana. Ikintu kigomba kudutera umwete, motivation yacu, kuvuga ngo reka nihanganire mwene data kubera ko. Somo dukuramo hano wamaze kuribona, riroroshye biranagaragara, ariko cyane cyane aho bikomere naho impamvu igomba kwidutera harimo eshatu. Harimo za koko eshatu nizo nshaka. Isomo ryo riragaragara, hanyuma hakazamo n'impamvu yabyo. Ntegereje umuntu ariko nitomboreze nkuko nabikoze ubushize. Nimutinda ndafata igitambo, ndabara rimwe. Uwa mbere yaje arabacunguye, buriya nari maze kusipotingamo abantu bamwe, kandi hari amayeri mwahimbye yo kubika umutwe. Ntuzi ko iyo wubitse umutwe aribwo nkubona neza. Murakoze. Nitwa Seti. Ahangaha kuri iyi mirongo ya mbere turahabona nk'ukuntu twabibonye mu gice cya 14, abantu bafite imbaraga ufite imbaraga n'ufite intege nkeya. Uvuga ufite imbaraga arahinyura utazifite agaciro urubanza utazifite. Ahangaha rero mbona impamvu ituma dukwiriye twese kwihanganirana, nuko dukwiriye gufata icyitegererezo ku murongo wa 3 ngo kuko Kristo nawe atinejeje. Ariko wagiye muri koko, nabwo ngo harimo koko eshatu nshaka zisobanura impamvu tugomba. Isomo Pawulo aduha hano rikomeye, icyo ni igisobanuro cya isomo rikomeye aduha. Rivuga ngo iki? Isomo ririmo nuko natwe Yesu yatwemeye turi abanyabyaha. Oya, ntabwo ari iryo ngiryo. Ndashaka isomo ririmo narimo nyuri yaje nkagira ngo aje. Isomo ririmo harimo ibisobanuro, harimo isomo rimwe rikomeye buri muntu wese yagombye kumva akarisobanukira. Yego, murakoze. Ukababwira izina warangiza ukabaha igisobanuro. Nitwa Kwizera Jean Bosco. Jean Bosco. Ku kibazo isomo ririmo
mibanire y'abakristo batanganya imbaraga, abonyemo isomo ryo gukomezanya oya risome ndetse no kunganira. ubanza urisoma uvuge ngo ni iringiri hanyuma dusobanurire rivuga riri iki? ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri. ngo twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganirana intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Ngarukiye hano, aho niho nabonye gukomezanya hagati y'abafite intege nkeya n'abafite intege nyinshi. ni ukugira ngo bigende bite? Ni bwa buryo bwo gufashanya mu mibereho rusange. Hariho abafite byinshi n'abafite bike, cyangwa se abafite n'abadafite. mu buryo rero bwo gukomezanya no kunganirana, ni bwa buryo twabonye intumwa zabagaho zifatanya, zisangira, zigabagabana ibyo zifite. Yes. Hano birasobanutse. Uje nawe kumwunganira? Yego. Ni Bosco, hanyuma wowe ubabwire. Ngewe nitwa Didier. Aha. Isomo mbona hano ni umurongo muto cyane, umurongo wa 7. Uravuga ngo nuko mwemerane kuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbaze. Isomo mbona hano, turebye mu mibanire yacu n'abandi, hari igihe ubona ukabona hari umuntu udashobora kwihanganira, ariko isomo riri hano riratubwira ngo nawe urebye ibyaha ukora, nanjye ndebye ibyaha nkora, ntabwo Kristo yagakwiye kujya ku musaraba se akampfira ari njyapfira bitewe n'uko ndi muntu. Ariko noneho isomo riri hano, uko Kristo nanjye yanyemere, nanjye nkwiye kwihanganira abandi. Imana ibahe. Ubwo twageze mu bisobanuro, icyo kimwe ndacyakiriye kuko mu bisobanuro bigomba kudutera kwihanganirana. Icyo biri mu mpamvu, ariko isomo rikomeye riravuga ngo abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Bivuga icyo bivuga ngo hari igihe wowe wiyemera abafite intege nke ukabasuzugura, ukabaca amazi nk'uko tuvuga muri kino gihe, ukabahindura bure, ariko bakavuga toya ibyo ntimukabikore hagati yanyu. Ahubwo dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. So nibona umuntu agenda acumbagira, aho kumugayira gucumbagira kwe ugerageze kumwegura, umubere inyunganizi. Icyo ni isomo rikomeye cyane, kubera ko buriya mu bukristo bwacu akenshi uko bigenda, ndabaha urugero rutoya nshingiye kuri Paulo. Buriya Paulo nawe yageze aho arakura. Hari igihe yagiye kuvuga ubutumwa na Barinaba. Barinaba rero buriya yarazi iki kintu cyo kwihanganira abantu, kuko Barinaba niwe watoje Paulo. No muri Bibiliya ni nako bamwita. Nimusoma muri Bibiliya zanyu mu byakozwe n'intumwa, Barinaba muri ya nkuru batubwira ibya Ananiya na Safira, mbere yaho mu gice cya 4 murongo wa 36 aravuga ngo na Yosefu w'umulewi wavukiye Kupuro, uw'intumwa zahimbye Barinaba, bisobanurwa ngo umwana wo guhugura. Yari afite isambu arayigura, azana ibiguzi byayo abishyira intumwa. Barinaba byavugaga umwana wo guhugura. Ariko buriya kugira ngo ube umwana wo guhugura, ugomba kuba ufite impano yo kwihangana. Paulo yaraje, abandi banga kumwakira bati uyu nguyu
wateye Stefano wahagarikiye abateye Stefano amabuye yatuje muri yaje kutuneka baramubwira ati isubirira iwanyu Taruso baramwirukana pe banga kumwentega ariko bari nabakavuga ati nyamara buriya jewe uriya muhungu naramurebye mbona arimo igikoresho cy'Imana bamutumye Antiyokiya aca Taruso akurayo Paulo aramujyana niwe wamutoje bakajya bavuga ngo Barinaba na Sawuli Barinaba na Sawuli Sawuli amaze kumenyera bakajya bavuga ngo Sawuli na Barinaba bivuga ngo noneho Sawuli niwe wagiye imbere Barinaba ari inyuma yarazi no kwicara inyuma bukeye aterura kandi gahungu aravuga ati Sawuli we namaze kugutoza reka ntoze n'aka ka Yohana Mariko barajyana urugendo rwa mbere yageze niba Yohana yarakumbuye nyina kuko waba wa Yohana murabizi hahandi muri byakozwe n'umwa 12 bavuga ngo iwabo wa Yohana Mariko ngo kwa nyina wa Yohana Mariko ngira ngo ushobora kuba ari umupfakazi niho basengeraga Yohana rero baramutwara yarakira umusore ngira ngo yageze mu nzira kumbura iwabo aravuga ati jewe nditahiye ibintu ndabona bikomeye ndabona n'abantu ba hano batumvikana bafite n'umugaga mwinshi arataha basubiye mu rugendo rwa kabiri bari nabaravuga ati ndatwara na Yohana Mariko pe baramubwira ati no kariya gahungu ubushize karadutereranye mu rugendo gasubira mu rugo nakantu kakabwa gusa kagira ubwoba ntitujyana bari nawe baramubwira ati Sawuli wagiye wihanganira abandi ko nanjye nakwihanganiye ngaho twarasira muce hariya ndatwara Yohana Mariko duce hariya ariko harantu byageze Paulo arandika aravuga ngo nuza uzanzanire na Yohana Mariko angirira umumaro bivuga ngo yageze aho arabimenye ngo burya wa wundi baramwihanganiye ageze aho agira umumaro nawe wanditse urwandiko buriya butumwa bwiza bwa Mariko urumva rero buriya gufata umuntu ukamwihanganira mu ntege nke ze ukamusigasira ukamuzamura ntabwo ubuze icyo Imana izamukuramo kuko kenshi twebwe icyo twishimira ni ukujyana n'abagenda ariko babajije Mose ngo ni bande bazagenda aravuga ngo tuzahera ku basaza n'abakecuru bacu n'abagabo n'abagore n'abahungu bacu n'abakobwa bacu n'inka zacu n'imikumbi yacu ntacyo tuzasiga ino byose bizajya gukorera Uwiteka n'abagenda buhoro tubajyana amen kuki rero impamvu baduha eshatu twihuse tunyarutse impamvu eshatu hanyuma turebe ibanga rya Paulo imwe twamaze kuyibona tuzihanganira abandi kubera yuko Imana yatwihanganiye ariko hariho n'ibindi hari izindi mpamvu ebyiri impamvu tugomba kwihanganira abandi zikomeye cyane ariko iriya ya mbere yo rwose niyo kutwemeza Seti yari yatangiye kuyivugaho niho namuhagarikiye kubera yuko aravuga ngo kuko Kristo nawe atinejeje nkuko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho hepfo akatubwira ngo rero mwemerane nkuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe none izindi mpamvu ebyiri hanyuma tukava kuri iki kibazo ko ni cyo nkundira Bibiliya iyo guhaye itegeko ikubwira n'umugisha uzakuramo cyangwa n'impamvu iri guhaye yego izindi mpamvu ebyiri imwe niyo ngiye kuko Imana nayo yatwihanganiye muri Kristo Yesu indi ya kabiri Yesu ashimwe nitwa Cyubahiro izindi mpamvu tugomba kwihanganirana imwe bayivuze iri ku murongo wa 3 iyindi iri ku murongo wa 6 iravuga ngo kugira ngo muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se n'umutima umwe n'akanwa kamwe yes iyo ni iyindi mpamvu iri ku murongo wa 9 iravuga ngo kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo nkuko byanditswe ngo nzavuga ishimwe ryayo muri make kugira ngo abanyamahanga nabo bahimbaze imbabazi z'Imana yumva ari izo ngizo rwose hari ufite ikindi ashaka kongeraho cyangwa ushaka kuzagura kuko nize ebyiri zari zisigaye ibyo nibyo umuntu ushaka ariko ntimukanigane mu ijambo hari igihe wavuga ikintu kigatuma tubibona neza kurushaho nta n'ufite ikindi ashaka kongeraho okay izo ni impamvu ebyiri zikomeye cyane iya mbere yari iyo ngiyo nyine tugomba kwihanganirana kubera yuko Imana yatubabariye
uzitegereze muri Bibiliya, iyo ni inyigisho igaruka kenshi. Muri bukanu Yesu yigeze kwigisha, hari abagaragu babiri, umwe yari arimo shebuja amafaranga menshi, nawe afite undi urimo amafaranga make. Tubibona muri Matayo 18. Uwo nguwo wari urimo menshi ajya kwa shebuja aramuhendahenda ati mbabarira ntungurishirize umugore n'abana. Ndamubwira ati ndakubabarira ngaho ugenda. Ngo ageze mu nzira ahuramo n'uwari umurimo idenari imwe, aramufata amushyira ku munigo, aramukanda, aramubwira ati ntabwo ndi bukurekure utaranyishyura. Ngo amuhereza abasirikare bamushyira muri gereza. Ngo baragenda babwira shebuja, aravuga turumva di uyu namubabariye byinshi none yananirwa kubarira mugenzi we, nawe nimumushyiraho yashyize mugenzi we kugeza igihe azarangiriza kunyishyura. Buriya rero kwihanganirana biva mu kubanza tukamenya ko natwe turi abanyantege nke twagiriwe ubuntu, kuko ku isi ntacyo twazanye. Niba uri umunyabwenge ukabuza ubwenge, nta contribution washyizemo kugira ngo Imana iguhe ubwonko busobanukirwa. Jya ufasha abandi. Niba wakoreye amafaranga ukagira cash, jya ugira umutima wagutse. Kubera iki? Kubera ko n'ayo mafaranga hari abandi nabo bagerageje biranga, kuba warabigezeho nabyo ni ubuntu bw'Imana. Ariko kurutaho bikore kuko n'Imana ariko ikora. Kavuga ati rwose mujye mubikora kuko na data wo mu ijuru niko ateye. Muzi yuko buriya kugira neza kwacu biva nanone muri identite yacu. Muribuka ahantu Yesu yigishaga aravuga ngo mubabarira ababanga, mubagirire neza, nibwo muzasa na so wo mu ijuru. Uvubira imvura akavushiriza izuba ababi n'abeza. Iyo tugiriye neza abantu tuba turi muri identite yacu. So kwihangana biri muri kamere y'Imana. Iyo ubaye umwana w'Imana wiga no kwihanganira abandi. Amen. Icya kabiri ubwo kiraba ari icya gatatu, akavuga ngo noneho tugomba guhuza umutima n'amagambo kugira ngo Imana ihimbazwe. Again, biriya bintu byo kwemerana no kwakirana ntabwo abantu bajya babibona ko byongera imbaraga zacu, ariko nimwitegereza muri Bibiliya kuva mu itangiriro igice cya 11 umurongo wa 5, Imana yaramanutse iza kureba abantu bubakaga umunara w'i Babeli. Icyo gihe mu kibaya cy'Ishinari hari hataritwa Babeli, hiswe Babeli. Ku Babeli bivuga confusion, mbese uruvangavange. Imana irazira bitegereza aravuga ngo ngo aba bantu ngo dore ngo n'ubwoko bumwe, bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe, ngo icyo nicyo babanje gukora. Bivuga ngo babanje kumvikana, bari mu bwumvikane n'ubwakirane, ngo none icyo bazagambirira gukora cyose ntikizabananira. Haleluya. Na hariya Zaburi y'133 iratubwira ngo dorere ngo erega ni byiza kandi ni iby'igikundiro iyo abavandimwe baturanye bahuje, nta unenga undi, nta ukerensa undi, nta wanga undi, nta usuzugura undi. Ngo aho niho Imana yategekeye umugisha. Niko umurongo wa 3 w'iyo Zaburi uvuga ngo ari bwo bugingo bw'iteka. No mu isezerano rishya bakabigarukaho, Yesu akavuga ngo ababiri muri mwe nibahuza umutima kugira icyo basaba, data mu ijuru azakibakorera. Amen. So tugomba guhuza umutima, kuko hariya ku murongo wa 6 aravuga ngo kugira ngo muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Umutima umwe n'akanwa kamwe, amagambo amwe. Niba mvuze ngo ndakijwe ukumva ko nkijwe koko, wenda afite intege nke ariko ndavuga ko nkizwe, nyihanganira ndetse umbera inyunganizi. Amen. Hanyuma n'abanyamahanga akavuga ati ese ko mudashobora kwihanganirana, niba Imana yarashobora kwihanganira abanyamahanga bo mwitaga abapagani, nkanswe mwene so muhuje kwizera. Haleluya. Ngira ngo iyo ni isomo rikomeye cyane dukuramo. Hanyuma turarangiriza kuri iki ibanga rya Paulo mu murimo w'Imana. Rero cyoroshye cyane, ikintu cyamuhaga imbaraga nicyo ngira ngo tuvugeho, kandi ndababwira impamvu. Iriya saha yacira imbere y'iminota 5, ariko ntacyo bitwaye niyo yaba. Iki kintu tugiye kureba mu gice cya 2 cy'icyo kuva ku murongo wa 14 kugeza kwa nyuma, ibanga rya Paulo mu gukora umurimo w'Imana. Ni ibintu tugomba kumwigiraho tukanabishaka natwe, kuko hari ikintu ubona uzi
hari igihe ureba itorero muri kino gihe ukagira ngo hari uwaribwiye yuko kugendera mu ntege nke ari wo muco. Abantu bakaza kuririmba bakurura amaguru, abantu bakaza gusenga bakurura amaguru, abantu bagatanga ibya 10 n'amaturo bitotomba binuba. Ariko hano harimo ibintu Pawulo atubwira byahaye imbaraga ubutumwa bwe, ngo ava i Yerusalemu. Uriya kintu nkundira Pawulo, ba Petero byari byarabananiye gusohoka i Yerusalemu, ariko Pawulo yamaze gusingira baton, bamuhereje inkoni y'ubutumwa bwiza, abukura ngo i Yerusalemu abugeza mu Iliriko, hirya hafi y'Ubutaliyani. Kabarese ibanga ry'uyu mugabo ryaririye, twamwigiraho iki? Ndabategereje iki cyo ndashaka ko gisubizwa n'abantu. Ugize neza Manuel, nanjye kuvuga ngo gisubizwa n'abantu b'abajene b'urubyiruko, kuko nimwe mugomba gufata uyu muriro. Azigemo n'abantu bo muri ino minsi niba ari kubera ko haje za kizimyamwoto nyinshi no mu nsengero zisigaye zirimo, umuriro warazimye neza, ni fireproof. Dusigaye dufite insengero ziri fireproof, kizimyamwoto nazo twazongeyemo, twajimije uwo hanze n'uwo mwuka twibwira ngo nabo batuje kuwugira. Byagenze bite? Aho ni iki cyamuhaga imbaraga? Ku murongo wa 19 niho nari mbonye igisubizo. Aha. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo nibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iliriko. Cyo ni kimwe pe, nicyo nari mbonye. Gerageza kubyaguraho gato dusobanura icyo bishaka kuvuga. Ya icyambere nuko nyine byavuye ku Mana ko niyo yabimuhaye. Ikindi cya kabiri nuko imirimo yakoraga yabaga ivuye kuri yo, kandi yabaga iherekejwe n'ibimenyetso, nyine atari amagambo gusa, ahubwo nyine ijyanye n'ibimenyetso bikomeye Imana yabaga imuhaye kubikora. Murabizi nko mu byakozwe n'intumwa, ibitangaza Pawulo yakoraga, akiza abantu akababwira ubutumwa bwiza, bamara kwizera akabatiza, akora n'ibindi bitangaza bigatuma abizera n'ubundi bongerwa ku bari bizeye bitewe n'ijambo yavuze, ariko nanone biturutse ku mirimo amaze gukora. Ikindi tubona ko icyabiteye nanone kindi ari imbaraga z'umwuka wera. Reka mbivuge ntasoma, kuko ninsoma biraza gutuma ntari buze kuba concentré cyane. Ibintu avuzemo hano, kimwe cyo nuko ari imirimo, cya kabiri nuko ari imbaraga z'umwuka, ikindi cya gatatu nuko ari ibitangaza nyine yagendaga akora. Icyo tubonyemo nuko imirimo yakoraga yavuga ku Mana, ikindi gikurikiye nuko imbaraga yabaga afite zabaga zivuye ku mwuka wera. Reka mbinse nk'ubihuza. Iyo umuntu amaze gukizwa, amaze kwakira Yesu, habwa umwuka wera muri we. Ikintu kibi kibazo no kumva yuko gusavinga Imana bigiye kuza inyuma, biza kuza n'ubundi bivuye ku mbaraga ze, bigasa naho yizeye Imana igiye ku ruhande, ibindi ngiye kubishaka. Ariko iyo yemereye Imana akaza umunsi ku munsi akemera nyine kuba ari kumwe nayo mu ijambo anasenga, imbaraga ziraboneka. Ikindi izi mbuto ntago ziva nyine ku buryo umuntu abaho cyangwa n'imitekerereze agira, ahubwo izi mbuto z'umwuka wera ziva n'ubundi mu ijambo ry'Imana yamaze kurisoma. Ikindi cya navuga cya gatatu nuko kuba ubuzima buhesha Imana icyubahiro biva ku mwuka wera. Murakoze. Umwuka wera. Nta wundi ufite ikindi ushaka kumwunganira? Ngaho Safa, shyiramo agatege twumve. Nanjye ndabona ahantu ibanga ryari riri, ndabona ku murongo wa 17 na 18. Ati ku murongo wa 17 sinzatinyuka kuri icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Nyine we ntago yavugaga ibyo yumva cyangwa se uko abyumva, ahubwo yavugaga icyo Kristo yamutegetse, ntago yavugaga ibyo ashaka byose kubyumva. Ibyo nabyo birimo, kuko aravuga ati sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo. Nta wundi ubona ushaka kongeraho cyangwa wumva ukuntu yabyumvise rwose akumva ushaka gushimangira. Turi mu gihe cyo gushimangira, hanyuma tugasoza. Nabonye ku murongo wa 20
hepfo hasoza kuri uwo murongo, reka ngusome. Kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi. Icyo ndi kumvamo, Pawulo imbaraga icyatumye agira imbaraga no ko yari yarubatse yaramenye urufatiro rwa Kristo. Avuga ati ngiye kuvuga ibya Pawulo cyangwa iby'undi muntu nakubakira ku bitari byo, ariko yafashe urufatiro nyarwo ari rwo Kristo. Bivuga no ku murongo wa 18, bitewe n'ibyo yari yaramukoresheje ahandi kuva i Yerusalemu kugera. Avuga ati urwo rufatiro rwo nagiye nkoresha kuvaho, n'ubu nkomeje nkarwubakiraho nkoresheje umwuka wera nahawe, ahari abanyamahanga nabo barushaho kumenya. Ariko shakamo irindi jambo ririmo aho ngaho, ko harimo ikindi, hari n'irindi banga rikomeye aho ngaho. Nari nzi ko ari ryo ugiye kuvuga, n'ubwo bivuze nabyo ari byo, ariko harimo n'irindi banga rimwe rikomeye muri uwo murongo wasomye wa 20. gerageza kurishakamo numve ko turibona, ariko niba hari undi wamutanze aza mwambure mikrofone. Ibanga rindi ririmo, twabonye ko ikibazo cyabazaga ngo ni izihe mbaraga zatumye, niki cyamushoboje kuvana ubutumwa i Yerusalemu akabugeza iruriko. Ndumva igikirimo hano, yari ashishikajwe no kugira ngo ageze ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo aho ritari ryamenya. Akumva afite iyo nyota buri kanya yo kumva yagera n'ahandi ataragera. Icyo ngicyo ntawe umuntu upfanye ijambo. Niba ari no gushimangira, ngwino ushimangire, hanyuma dusoze. Sashimwe, ni ikibazo mfite. Ku kibazo cya mbere ngo kwihanganirana, gukomezanya, ndasaba kuza kutubwira uwabishoboye mu bantu usibye bariya bantu, kubera ko uhereza umukristo akazi ubona rwose agakeneye, nyuma y'ukwezi kumwe amakosa akiyongera, ukamubwira uti ariko gerageza ukosore, ukwa kabiri ukwa gatatu ukavuga uti genda Satani akurye n'ubundi wari uwa Satani. Harya ubwo muntu wamwihanganira agakomeza kuguhombya cyangwa akakunaniza mu byo urimo? Ko Bibiliya dusaba ngo twihanganirane. Icya kabiri, wenda ubwo no kugira ngo ubwo uratubwira kugira ngo wenda tubwire ukuntu twazashobora ibyo bintu byo kwihanganirana no gukomezanya. Icya kabiri, nenda gusubiza ku ushorejeho. Pawulo ngira ngo cyamushoboze ni nako ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ibi bintu by'Imana ariko mbyita, umugabo twakurikiye Yesu Kristo ataguhaye umwuka wera urugendo ntiwarushobora. Mu bifatika ni imbaraga z'umwuka wera zashoboje Pawulo, ariko natwe zidushoboza gukomeza muri uru rugendo. Ikindi cya kabiri ni ijambo ry'Uwiteka. Bene data, muri uru rugendo udasoma ijambo ry'Imana, udasoma Bibiliya, udafata igihe cyo kuba imbere y'Imana, ibi ntabwo byakunda. Ntekereza ko Pawulo ibintu byamushoboje muri uru rugendo, n'uyu munsi rwose benshi twaba tumufata nka referensi, tukamwadimaringa nuko yakomeje kuba imbere y'Imana muri uru rugendo. Ariko nanjye nakubaza, wowe ikigushoboza ni iki? Murakoze. Amen. Akamaze asubiza icyo kwihanganirana. Buriya rero abantu bitiranya kwihanganirana no kwakira ibyo umuntu azanye byose, biratandukanye. Niyo mpamvu hano baravuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. So wowe ushobora kumubera inyunganizi, ariko we ntakubera inyunganizi, kandi ni reciprocal. Bikubwira ngo nimbona naguhaye akazi uragakeneye, urakeneye. By the way, ibyo ngibyo nanabibabwira mbakosore nk'abakozi. Ibyo avuga ni ukuri. Abarokore benshi usangaho kugira ngo akoreshwe na mwene data, yakoreshwa n'umupagani umushyiraho agahato. Kuko iyo umukoresheje ari nka mwene data, we yumva ko mwene data agomba kwihanganira amafuti ye yose, wanamukosora atari ko se mwene data koko. Nigeze kubabwira hano, umuntu yayoboraga umuryango wa Gikristo runaka, sindi buvuge amazina.
umushiki wacu umwe wari umuryango wa gikristo ariko harimo abantu bavangavanze, harimo n'abandi batari abarokore. Noneho rero mushiki wacu umwe w'umurokorekazi twaranasenganaga abo ngabo, yakoraga akazi k'isuku. Aragenda afata urufunguzo afunga toilette kandi bari bafite imwe, yirirwa amasenga. Abantu bose babura uko bajya muri toilette, barashoberwa. Ikibazo murabizi hariho za ofisi zimwe ziba zifite toilette imwe. Noneho kera byabaye avuye mu mwuka azana urufunguzo. Noneho uwo mwene data wundi wamuyoboraga ahita mukubita blam, ibaru wimwihanangiriza. Arazana ngo tufure batekereza ibyo mwene data uri yankoze. Uzi ko yanyandikiye ibaruwa ya blam kandi ari mwene data, kandi nayo niriwe muri toilette mbasengera, nabuze aho nsengera, nicara muri toilette nikingiranamo mbasengera. Ndamureba nawe ngo ugira Imana ko ari wowe wakuyoboraga, iyaba ari mba nakwirukanye. Urumva wicishije abantu bose, umunsi wose bagombye kwirirwa bagenda urugendo bajya gutira toilette ngo uri mu mwuka. Ariko bene data benshi nuko bikorera. Ubu muhakazi akumva yuko nakwiba nta kibazo, nasiba akazi uzamwihanganira ko ari mwene data. Oya, hariho principe z'akazi, ahubwo niba ugiye kumwunganira mwicaza umugore tumva rero mwene data, dore uko aka kazi gakorwa, mutegerejeho 1 2 3 4 5, kandi nzajya nkwihanganira nimbona ubigiterwa no kutabiza, ariko nzajya nkukosora. Ariko nubona byanze umuterete nk'uri mu kazi, ni umukozi wowe uri umukoresha. Biratandukanye. Kwihanganira umuntu no kwemera amafuti ye ni ibintu bibiri bitandukanye. Muranyumva neza? N'Imana ubwayo iratwihanganira, ariko ntabwo dukomera amashyi ngo ujye wikomereza nyine ngo rega ndabyumva ngo mugira intege nke, ngo ndabyumva ngo barakugerageje, ngo ndabyumva ngo bahuye na Satani, ngo rega mwana wanjye ndabyumva. Arakubwira ati no, yewe narakubwiye ngo urwanye Satani azaguhunga. Kwihanganirana ahubwo bigomba kudutera umwete wo guterana imbaraga ngo abantu bave muri ako kajagari. Oya, ariko nshobora kugukunda kandi nakwirukanye. None se ko Yesu yadupfiriye ntazacira abantu imanza? Sho wibwira ngo by the way hari abantu bashinze bafite iyo theology ngo ntabwo Imana kubera ko ari urukundo ishobora gushyira abantu mu muriro. Ahubwo ni mistake. Urukundo rw'Imana rurimo n'ibihano cyane. Byo rero ibyo kwihanganira abantu kabareka bakaba mu kajagari, ibyo bikureho. Hanyuma icya kabiri wabajije ngo Paulo yakomezwaga nuko yari hawe imbaraga z'umwuka. Nibyo, igihe ukomezwa n'iki nibyo byose nyine. Yewe kinkomeza muri uru rugendo, ibyo nahoze mbwira n'uwo mwana wari waje ngo gushaka ibanga ryanjye. Yewe maze imyaka 36 mfite imyaka 61. Nimurebe uko ngana, ariko ngira ngo n'imvi zirabibereka. Mfite imyaka 61, muri iyo ngiyo 36 narakizwaga. Umunsi nakijijwe narabanje ndabigenzura neza, hanyuma mfata icyemezo cyo kutazasubira inyuma. Uzambeshyira ngo navuze ko ndi intungane azaba mbeshyeye. Nanjye mfite progress ndimo gukora muri areas zimwe na zimwe. Bamwe muranazizi mpunze kuzivuga hano. Bamwe nibyo nyamabwira benshi banyibeshyaho ko nihangana, nyamara mu bantu batihangana ubundi ahubwo niho hariho domaine ifitemo ikibazo, niyo ngiyo. Kwari igihe iyo bibaye nka biriya James yavugaga, iyo bitinzeho kabiri gatatu ushobora guhura nanjye ku nshuro ya 4 nkakubwira ijambo ukicuza icyatumye uza hafi yanjye. Ubu nanjye ndimo ndagerageza gucleaning up, gushyiramo akabrose ko mu mwuka, nkajya ngabanya amagambo atyaye ko ndayagira nzi no kuyacu. Nshobora kugukubita umujugujugu w'ijambo kwicuza icyatumye unca imbere, ariko ndimo ndabyihana. Niyo mpamvu benshi munyibeshya ko ndi umwana mwiza. Uzabaza abo twakoranye nkiri umusore, natangiye kuyobora AAM mfite imyaka 36. Bajya babati mu byo ukora byose uzirinde ko timu rida gusimbukana. Narasimbukaga icyo gihe nari meze nk'akamashu, ariko ubu nyine naratuje. Rega mfite imyaka 40. Iyo myaka mvuga natangiriye ubu narayicuritse. Uzafate 60
36 yicurike uzabona yuko ubu niho ngeze. Narayicuritse nyine ungeze kuri 60 na muri iyo myaka ubwo hari ibyo nize. Ugenda wiga, we are work in progress. So reka ndangize mbabwire ngo ubona atari yashobora kwihangana umenye ngo mubiterwa n'ubusore n'ubukumi, kuko imbaraga ziracyari nyinshi. Ibintu bifite imbaraga byose birasyagika iyo udashyizemo amavuta. Uzarebe ibikamyo binini aho romoruke zifatanira bashyiramo ibivuta bya grease biri thick kugira ngo ibyuma bye gusyagika. No mu marasoro yabyo bagashyiramo ibintu by'ibivuta bifashe. Ntabwo bashyiramo nk'ayo tutumodoka dutoya, bo bashyiramo ibivuta bifashe bimatiriye. Kubera iki? Natwe kugira ngo bye gusyagika nk'uko James yavugaga, tuzakenera imbuto z'umwuka. Nizo grease y'abantu b'Imana tuma bidasyagika, ariko dufite ibibaraga tukajyana umurimo w'Imana aho utari wagera. Iki cyo singiye kugitindaho cyane kuko umwaka utaha abiremera, ariko reka mbanze reba abakristo bahano mu mpepere turebe abo abakristo bahano. Haba harimo n'abashyitsi bigendera, abahisi n'abagenzi, mwebwe n'abandi ariko nimunagaruka. Uyu mutima Paulo yari afite tugiye kuwushaka, tujyana ubutumwa aho butari bwagera. Uyu mujyi wuzuye cyane cyane urubyiruko, wuzuyemo urubyiruko, wuzuyemo baba wembega abana bakeneye Yesu. Buri munsi noneho nsigaye mbabona, ngira ngo kubera ko narabivuze, none buri munsi Imana impumura amaso ikambwira ngo barebe ngaba abana badafite icyerekezo, abana bari mu nzoga, bari mu ubu tugiye gushyira imbaraga kugeza ubutumwa aho butari bwagera. Abatari bamenya Yesu, kandi urubyiruko nimwe ngiye kubibasira, mbashyiremo imbaraga, dusenge. Hanyuma icya kabiri nk'itorero, abizi buriya twebwe turi abaporoso beza, twibera muri zone. Muzi hariya mu mujyi hari ahantu hitwa car free zone. Car free zone. Twebwe rero hari ahantu usanga itorero twarariparitse muri miracle free zone. Nta bitangaza, nta mbaraga, nta ahantu hari muri miracle free zone. Ibintu byitwa imirimo y'imbaraga, ibitangaza ntibihaba. Niyo bivuze barakubwira toyaho, byo ni bya kera. Twebwe turi muri miracle free zone, byo muri spirit free zone, byo kuzura umwuka, kuvuga mu ndimi, imirimo y'imbaraga, bitangaza. Twebwe turi muri miracle free zone, tugiye kuyivamo. Sivyo? Tugiye kuyivamo. Hari iby'Imana yatuvuzeho. Amen. Hari iby'Imana yatuvuzeho, kandi kugira ngo tuzabigereho nuko reka tubanze twuzuza urusengero gusa, nzabibabwira. Jimmy, utavira maho. Hari ejo bundi naganaga n'umuntu iby'Imana ashaka kwihuza, mbese mu kazi nk'ibyo James yabazaga. Namubwira nti wari uzi hari Imana yavuze ngo mbaye nkuretseho gato abakoresha bajya babikora. Ati gute? Hari ikintu cyitwa mizampiye, cyangwa bakuguha iminsi 15 udakora kandi utanahembwa, kugira ngo ushyire ubwenge ku gihe, umenye niba waraje gushaka akazi cyangwa waraje guteta aho ngaho. Aho ngaho ntabwo umukoresha nubwo yaba ari umurokore agomba gukurikiza ayo mategeko, kuko naramuka kwirukanye bizajya hariya muri inspection du travail atsindwe, kandi ngo kuko yakwihanganiye, kandi company amafaranga agende, kandi ubu yatwaye kubusa. Noneho mbaye nkuretseho gatoya, hakaba n'igihe rero Imana ivuga ngo nubu urwenge ndakureka. Iyo ukuretse Satani aba ari hafi aho ngaho arekereje. Icyo gihe yakuretse, yaba yakuretse ntiwashyira ubwenge ku gihe, none ndakuretse kubuza ubwenge, shakaga kugukoko pesa. Ubwo rero abantu bazajya bibeshya yuko mwene data gukora mu itorero, gukora mwene data ari ugushipota, nabwo ni icyaha wongera kubindi. Uretse no gukora kwa mwene data, ubundi biratubwira ngo icyo uzashyiraho ikiganza kugikora cyose ujye ugikorera neza nk'ukorera so mu ijuru, uzaguhemba. So waba uri umushoferi, twara imodoka ya patron nk'ukorera Yesu, ujye usipoza ko iyo modoka ari iya Yesu, kuko n'ubundi principe
ntabwo ari ugukorera ijisho rya shobuja. Prinsipe ni ugukora neza kuko twe turi abana b'Imana. Ibyo dushyizeho amaboko kubikora byose, we are excellent. Iby'Imana yakoze byose yabikoze neza, ikavuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Niba uri umunyeshuri iga. Sibyo? Mwana abantu ugenda ugasanga mu rugo ufite umukecuru iriya mu cyaro abana n'abana biga, kana nakabajenejwe sha ko hano mufite amashanyarazi ya sola kwabacanye buri joro kutiga. Ngwere urumva ngo tuba twiriwe ku ishuri ngo tunane wowe uze nutariva izinga ze wowe uziga muri note mwiga muri primaire kandi uri secondaire ukabona ibereye mu bunebwe. None we ntabwo uzigera utsinda. Nijoro niyo waba unaniwe ruhukaho gatoya hanyuma wongere usubire mu nibura wagize n'umugisha ufite amashanyarazi. Ariko abantu kandi no mu barokore na hano namwe buna abantu kwigora byabavuyemo muri laziness mentality ntabwo yari yo mu mwuka. Bamwe rero mwabonyeho muhungira mu byumba ngo twebwe ngo tuba twagiye mu byumba dedeza akaguru mu byumba inzara izagufata mu ijosi abantu bose bakureba. Jya mu cyumba usenge umunsi umwe nurangiza yo gushaka akazi numara kukabona icyumba ujye ukijyamo mu minsi yakonje. Kwirwaza ukakaropo medicale ngo wagiye mu cyumba rimwe na rimwe ntuna yake kwirwaza gusa baza kubaza atari ko wari ngo nari indwaye wari urwaye iki hindutse umunyabinyoma gusa ngo wari wagiye gusenga iki ubeshye. So ibyo bintu mutangire kubyiga. Nta justification nimwe dufite yo kuba abanebwe no kuba abakozi babi kandi turi abana b'Imana. Abana b'Imana ibyo bakoze bakora excellently aso mu ijuru. Ni wiga wige nka Daniel ube excellent mu masomo, nujya mu kazi ube excellent nka Yosefu na ba Daniel, nibwo uzagaragaza uburokore. Ntaho uburokore bw'ubunebwe ntabwo ari Imana yatubwira. Rero tugarukiriza aha ngaha, ibyo tuzabyiga mu zindi nyigisho. Hariho n'ahandi twabyiza ariko amagambo aryoha asubirwemo. Reka rero dusenge Imana, ariko uyu mugoroba buri muntu wese yisuzuma arebe, hanyuma niturangiza twige kwihanganirana ariko tutihanganira ibibi. So mwene so niba afite ibintu bibagenderamo uzabyo ngo mwene data we nzakwihanganira ndetse nkomeze nkukundi, ariko iyi gabeje yawe iyi desordre yawe ntabwo yo tuzayihanganira. Murumva iyi Imana tubwiye kwihanganirana ntabwo ivuze gutorera ibibi, ahubwo tugomba kubinyunganiza. Ni ukuvuga ngo tugomba kumukosora kugeza igihe agenda neza. Abagore mwicara mu rugo mukabana n'abagabo bakajagari, ugomba kumwunganira ukamwihanganira ariko ukamubwira uti dia ndagukunda ariko wari ukwiye gukosoraho utuntu tumwe kugira ngo tugire urugo rwiza. Kandi n'abagabo mukabifasha abagore, utujagari twose tukaduca ko turi abana b'Imana. Mwambwiye ngo amen. Ariko tuzabigarukaho ubundi. Turagushimye Mana yacu, uratwihanganira ariko ntabwo wihanganira ibibi. Turasenga ngo uduhe umutima wo kumenya gutandukanya umuntu n'ibyo akora, ariko natwe uduhe gutandukanya ibyo dukora n'ibyo bagomba kutwihanganiraho. Twe kuba ibyo dukora, niba twakoze nabi tubyemere ko twakoze nabi, tubisabire imbabazi. Kandi nanjye niba nsaba imbabazi nige kuzitanga, nihanganira uwo nguwo kandi mufashe guhinduka. Turi imbere yawe dusenga ngo duhuriye umutima Paulo yari afite, umutima wo kugendera mu mbaraga, umutima w'imbaraga mu magambo n'imbaraga mu mirimo n'imbaraga mu bitangaza by'umwuka. Utuvane muri miracle free zone, udushyire muri zone y'imbaraga. Imbaraga zawe zikorere muri twebwe, tugeze ubutumwa aho utari bwagera, nk'uko Paulo yajyaga bigambirira akabigirira umwete. Ubane natwe rero, komeza utuyobore, komeza udufashe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.